Tubanje kubaramutsa mwebwe mudasiba kudukurikira umunsi ku munsi, ni wa munyamakuru wanyu Josiane Official. Ngaho rero uyu munsi tubazaniye inkuru y'akasamutwe, inkuru ibabaje kandi inkuru itangaje cyane. Ariko tutaragira icyo tuvuga kuri aya makuru, abantu bakoze share, subscribe, comment turabashimiye. Imana ibahe umugisha, isubize aho mwakuye namwe. Iyo nkuru rero y'akasamutwe turayivuga kuri aba bakurikira: turayivuga kuri Jennifer, turayivuga kuri Gerald, turayivuga kuri Pastor Claude n'Umutesi, Pastor Umutesi, ndetse tubabwire n'ibyo RIB yababwiye ibihanangiriza. Mu minsi yashize rero mwakomeje kumva inkuru zicaracara zivuga ko bamwe muri aba bantu tuvuze, bamwe ngo ari abantu bakoresha imbaraga z'ikuzimu, bityo bamwe bagenda bivananamo, habaho umwe kuza kuvuga undi kuri iyi mihanda, nk'uko abantu bavuga ngo ni kuri iyi mihanda, ariko abantu mutamenyereye by'iyi mihanda ubundi babivuga ko ari imbuga nkoranyambaga. Bityo mukaba ariyo mpamvu muri kugenda mwumva inkuru zicaracara za Pastor Claude na Pastor Umutesi zirimo gusebanya ndetse no kuvuga amagambo y'ibihwehwe aterekeranye. Mu gihe gishize mwakomeje kumva Pastor Umutesi mwumva ngo yaterewe ivi n'uriya mugabo Gerald, ariko bamwe batavugaho rumwe ari we Pastor Claude. Ibyo bintu biramubabaza rwose, yenda gusara, ndetse yavuze menshi, ari nayo mpamvu havuye intandaro yo kugira ngo RIB ibihanangirize cyane cyane. Ariko Pastor Claude niwe yihanangirije bitewe n'uko yakundaga kuza akavuga cyane, akavuga nabi uyu mubyeyi Pastor Umutesi wase. Mu gihe cyashize, muri uriya mwaka washize, mu mezi atangira uyu mwaka, Pastor Claude yihaye kujya avuga abantu bose uko yiboneye. Niyo mpamvu mwakomeje kubona ko kwita thumbnail hariho n'uwo bita Jennifer. Bityo Jennifer atangira atanga urugero avuga ngo Pastor Claude ashobora kuba ari wa wundi uba mu ntuza muri ba bandi bavuga ngo bigize kuvuga ngo ni ikoryo. Icyo gihe babikuvuzeho cyane, kumwe n'undi mubyeyi bita Raila, usibye ko natamushyize kuri thumbnail, aravuga ati ari abantu twitungira rwose bibera mu igobe mu igobe, ati rwose ibyabo n'ibyo kuba mu igobe. Icyo gihe abo bantu arabamentioninga, asa nk'ubavugaho, ariko noneho arangije Jennifer nibwo yahise aza abisobanura neza, avuga ko abo mu igobe bo rwose batabuze kandi na Pastor Claude arimo. Abenshi bazamuye amakuru bavuga bati ese koko aba babyeyi ibyo bavuze byaba ari byo? Bamwe mu bakurikiranye ibyo biganiro bavuze yuko ibyo ababyeyi bavuze ari byo koko, ko hari agatsiko kuri iyi mihanda kagiye mu igobe, bityo bigatuma bakora ibintu bijyanye n'iby'amagobe. Icyo gihe barakamishoninga, basa nk'aho bakavugaho. Ubwo rero bagezeho iryo gobe riza gutandukana, nk'uko bari bavuze ngo ni igobe, habaho umwe kwiciraho ukwe n'undi ukwe, umwe arizizira n'undi arizizira. Ariko bikomeje, Pastor Claude yakomeje kwibasira uyu mubyeyi cyane, Umutesi wase. Uyu mupasiteri rwose aramwibasira, abonye ko habayeho guterwa ivi, batangira bavuga ko ibyo bintu rwose atari byo, asa nk'uzana amagambo yo kubirwanya. Uyu mubyeyi umwe mu bo navuze yavuze ko yaravuze ati inkuru nziza ku bantu bemera Pastor Umutesi n'inkuru mbi kuri Pastor Claude kuko amurwanya. Abanzi biwe birababaje, ariko abakunzi biwe biradushimishije kuba agiye gukora igikwe. Bavandimwe, iyi nkuru si saba gusa bayigarutseho, ahubwo n'uwo bita pasiteri wabashije kwimika aba bose yabivuzeho. Aravuga ati yaravuze ati kuba
Umutesi wa se akoragana na Pastor Claude ni impamvu z'uko batumvikana, ni impamvu z'uko batavuga rumwe, ni impamvu z'uko yari ibyo yamusabye akabimwima ndetse agashaka kuba yamugerageza ku bindi Pastor Umutesi akihagararaho, bityo ko Pastor Claude yere kumeza kuzamura itiku avuga byinshi kuko no mu bapasiteri twaramuciye, ntabwo akemerewe kuba yaba pasiteri, ntabwo akemerewe kuba yaba umuvugabutumwa, dore ko n'ubundi ibyo avuga biterekeranye n'uko ari umuvugabutumwa, ahubwo aba ari umuntu uri kwiyoberanya. Pastor Claude, Pastor Yongwe aravuga ati njyewe narajya muri gereza uriya muntu mwita pasiteri nari naramuciye, nari naramutenze, ubwo sinzi impamvu mukimwita pasiteri, dore ko no mu gihe cyashize 2022 aribwo yafataga initiative akazajya ajya ku migezi iri guhorera agafata amabuye akayajugunyamo akavuga ko ari kujugunya ba Pastor Mutesi ndetse n'abandi biwe. Ubwo rero bavandimwe, mwebwe muri kubyumva, mwebwe mubona uko bimeze ngira ngo murabyumva. Ese ni iki twakora kugira ngo izi nduru zicara zivuga za pasiteri zicara ziza kuri iyi mihanda, ni iki twakora kugira ngo zirangire? Ubwo rero byarakomeje. Pastor Yongwe avuga ko abapasiteri rwose afite cyangwa se abakagombye kwitwa abapasiteri Pastor Claude atakagombye kuba arimo, n'abakimwita pasiteri sinzi aho babikura bitewe n'ibikorwa byiwe, kuko pasiteri wa nyawe ufite amavuta y'Imana ngo ntago yajya kuvuga ngo ahanuye ibintu ngo nibidasohora ngazacuruza akabari cyangwa amaroge, kuko nawe ubuhanuzi ngira ngo warabwumvishije ubwo yavugaga ngo Bamporiki nafungwa azajya gucuruza akabari cyangwa amarogi. Ibyo yarabivuze, ni inkuru zagaragaye, ni inkuru zabonetse, ni inkuru zakomeje kwibazwaho kuri iyi mihanda. Abantu bavuga ati ese koko arajya gucuruza akabari cyangwa arajya gucuruza n'amarogi? Bityo rero ubwo nibwo Bamporiki yaje gufungwa, abantu uti wa mupasiteri wahanuye ibingibi, ubwo muri make tumufate gute cyangwa se tubigenze dute ibyiwe? Ubu se muramwemera nk'umuhanuzi cyangwa muramwemera nk'umuntu ukora ibintu by'amarangamutima, uvuga iby'amarangamutima yiwe? Ubwo rero abantu bakomeje kuvuga, Pastor Claude yakomeje kuvuga ko Umutesi ari imbaraga yakuye he ikuzimu zo kugira ngo yemerwe cyangwa ashimwe. Bityo rero bamwe bavuga ko ari amagambo ya Pastor Claude, nta mbaraga Umutesi yakuye ikuzimu. Bakomeza bavuga ko ibyo Claude avuga ari ibihwehwe, nubwo ari umuntu w'umugabo asigaye avuga amagambo nk'ay'abagore, dore ko bavuga ko yasimbuye abagore atakiri umugabo. Nyamugabo ni ukumubona ngo yambaye ipantaro nyamara ururimi rwe yanze kurwambika. Bavandimwe, iyi nkuru yarayumvishije numva irambabaje, numva imbere ya kasamutwe ndavuga ati se niba batangiye kwivananamo ubwabo bakavuga ati runaka akorana n'izi mbaraga na runaka akorana n'izi mbaraga, ese ni bya bindi Satani ari gukora ku mugaragaro, cyangwa se ni bya bindi twari twiteze tuvuga ngo hari abantu bagiye kumenyekana kuri iyi mihanda babihishemo, muzi ko bakorera Imana kandi nyamara bakorera Satani? Ubwo sinzi igisubizo, nawe urakizi, wowe uri gukurikirana iyi nkuru ndi kubabwira. Bavandimwe rero, ngewe icyo mbona uko byumva, mbona buri wese yakagombye kuba maso, akabera amaso ubugingo bwe nta muntu arebeyeho, kuko nurebera kuri pasiteri akagwa nawe bizatuma usubira inyuma uve mu byizerwa, nurebera ku muntu ugushumbye uzagwa, dore ko hari benshi b'abafana ba Claude, ba Pastor Claude. Niba mwebwe muvuga ko hari ibyo avuga bitari byo cyangwa hari ibyo akora bitari byo, ariko hari abakomeje kumubwira ati kuraje, komerezaho. Abo rero twabaha ubuhe butumwa? Ni ba bandi bari mu cyiciro cyo kuba bayoba, ni ba bandi bari muri gahunda yo kuba bagwa guhatanama nk'uko nawe we guhatama atari kumva ukuri aburirwa cyangwa se bamubwira. None ni iki twakora kugira ngo twirinde ibintu nk'ibi ngibi bituma abantu batagana inzira igana Imana, aho gusanga bari mu rungabangabo bitewe n'ababashumbye? Ni iki twakora bavandimwe? Kugira ngo utange inama cyangwa igitekerezo ubyandika muri komenti kugira ngo turebe icyo twakora
kugira ngo shitani atazatuma tubura ijuru cyangwa tutazahera muri ibi ngibi byo kumva ngo pasiteri uyu yakoze ibi n'ibi, uyu yakora ibi n'ibi, ugasanga bamwe hajeho guca imanza, nyamara buri wese ijuru ari kurererwe ukwe, kandi ijuru ritwaranirwa uhereye kera kose, ngo ijuru riratwaranirwa bavandimwe. Ni iki twakora? Ese twakora iki kugira ngo tuve mu rungabangabo? Kubona abantu benshi baheze mu rungabangabo bakaba bibasiwe n'iby'isi cyane kuko kurusha uko bakunda iby'ijuru. Muri make shitani ari kubahuma amaso. Bavandimwe, n'iki twakora? Abantu dukurikira rero mukande subscribe, share na comment, maze mukomeze mwiyandikishe mu muryango wa Josiane Official uko mudukurikira umunsi ku munsi. Murakoze.